Bigiye bijya ntagende nambabari ako nikiza Twereke nyashi. ako pamiswe n'imira Kimu Twereke nyashi. Mwereke nyashi se mama wawe yarayikweretse? Ntacyo ufite na gati. Mama wawe nagati? Twereke uri no kunywa urumogi. Ngo ndiko kunywa iki? Urumogi? Kunywa urumogi. yego mara ya gasare Wowe niba abantu batuma abantu bafungwa we nawe urumogi naso uri kurunywa. cyangwa abantu ujya abantu nkamwe bari shipu umva twebwe turi kubikina urumogi. uzabaze Mwe urumogi dore ngurwo urumogi. na urumogi rusa gutyo wambwawe Urumogi wasizemo. urumogi ntago rusa gutyo bayita Marlboro wanyana y'imbwawe Ni urumogi. Dore urumogi. ale ma kodi fadara iba byita itabi umva aya matabi yitwa Marlboro man urumogi urumwe wahumeka Ni urumogi. ni urumogi reka ndukunywere do Yego ariko nana nyashi ufite. Yereke hasi twiyerekere hasi nicyo kigushize muri kamera hasi Nana hanyu nyashi gusa ufite. ntayo mfite hama ndagatora ma ibaze wowe ubyutse abantu nkamwe mushaka kwiyerekana hano kuri social ukabyuka imana igahita ikumanira ugashidukaho kugenda umuka Mu urumogi kitabahana. urumogi se n'isura uruduha we Dore nguru ongera urumogi. yose unywamo urumogi Ongera urumogi. akaba y'inka keze iki ibintu byose twabyemeye twereke nyashi dutemo nyashi Naza afite. oya uyu navuga byose twabyemeye haguruka mbereke iki nyashi mubereke nyashe ninde se ninde ko ntashe nyashe turi kumwe hano Nta kabuno ufite rero. kaboneke nyoko se ko biri kukubabaza yala Nyine turi kumukomeretsa. umva nanubwo bimbabaza mana yanjye oya reka mbabwire Ngahagoroka. no show babaje umva mane ntabwo nduza social media Nakabaho. akaba uri kutwereka ifege nutwereke nyashi se ifege serimaze oya uyu nguyu ntabwo avuze fege aravuze ngo ni urumogi ngo ndi kunywa urumogi ibyo fege rwasenkani nani byadanje twereke nyashi ngo mbayereke ngo nyanyanya nta nyashe mberetse Agatabi none kagura nimubwire cyangwa muveho uteye nabi. Ntiwongere kwirata uteye nabi. umva nteye nabi pe afite ikida mama wawe umva mama wazaseka iwanjye Ateye nabi ariko kanasinze. umubyeyi umukuye hehe uri oya gutumuriza sambe ngo oya ko ari mama wanjye wabyaye ate iki shaga tereka mu bwisukuri ntabwo nabona Oya we guhamagara na gatema ari. shamujya mumbabaza mwese shamurambabaza uretse gato ngaho mwese uretse gato mwabaginga mwe hagire umuntu wiyaminiya ashyiraho kamera nka Pamela wanjye no sense erega mwaje hano nka yenye Kamera wawe nta nyasha afite. anyashyize yamazeho ukanyasha na nyoko yamaze kamera ni keza oya turabetinga wazaga tukarebana ngwino turebane tubetinge Kamera nta nyasha. ngwino turebane niba ufite itara ureka akabuji Muze ureka ibintu kuyaka. by'amabuji Ongera utumure. muze kuri kamera Dubai ngwino Ongera turebane utumure. wowe wari uzi ko wowe wandakaza nkawe umuntu wagira ngo urya ubugoro Kasize ka Pamela. neza nibakureke bagwa kasinze se niwe ni nyoko wakamayeho kajya kanyoko Kasize. kapamera kasinze waje nka kureba uva mu gotara ngwino Kamera yasinze ifeke. babwire ngwino dusindane Wagiye ntabwo nk'imye ibitabi. ariko gupfa sometimes uzana abantu sha desespere nk'uyu mugore ashobora kuba ari umukire ariko afite umugabo uri hariya unegereje amurambabaza Fire! Atasa!
umva n'umuntu yirirwa kuri TikTok ngwataye utuntu two TikTok Imana izaguha umugisha Pamela yitwa Madame Godfather mwanshaka mutabishaka Godfather asagira umugore utagira nyashi ni njyewe umugore wa Godfather rero utagira nyashi se utagira nyashi se nyoko yarambyaye ubwa nta nyashi ndamutuka ariko nazifite agato keza aragashima we gato zora ko kahingamye kubera pomade wasize afete uyu nguyu bite ye be nabime bite yawe no kuza gukasa abantu kugira ngo views zikomeze ngwino dukane nge nawe rero witwa nde oya ntago batukana hano oya nagari gatema ori gatema man nagari gatema guys ngize mvuga urumva amajaramu uri gatema reba ufite abantu batanu bari kukureba na views ufite rebera wangu reka ibintu byo kuvuga cyane umva bebe ninjye uri kukuvugisha bebe gatema niwe gatema nyine ese uri kunukira ikisheri wanjye Amerika dutuka ngo njye ndi sheri wawe nese ko kiri kunuka njye ndi sheri wawe njyewe Pamela umugwaneza mwenekanya njye ndi ngo sheri wanjye base njye uri kunukira ikiko njye ibyanyu nabirimo ko ngiye kumva kwavuga najyanye ntago nagututse okay Pame kabwera gahure n'amacinya urakoze merci chérie merci moi nese ko muri kumutuka akavuga gatema nakoze urakoze rata mwana wanje uri ciza nibaguha amahoro n'impamo y'Imana barahira nta nyasha afite urakoze shawe nta nyasha afite nta nyakuraryoshe murakoze Imana ibayigize kandi Imana ibaye umugisha siko mutiwe Tereza ataraniyerekana ya uri umuhungu w'imfura kabisa nubwo rwose uri desespere ariko ejo n'ahandi umunsi n'ejo Godfather ni ikiremba nyifatira ntabwo ari ikiremba n'umugabo wanjye ndakwiyamye deja wowe uvuga Godfather gutyo ntabwo ashuha ikiremba se wamuhaye sister wawe yanga kumuswera we baguswera sheri ngwino ntuje urabura kwiyira yifu uje urazi n'impamvu hashuha sheri wanjye Godfather n'umugabo wanjye ariko twemeranye gutrompana ariko afite gatoya ndamurusha sinzire ukuntu yabimana ikibazo ntabwo ari kinini ntabwo turi muri clip ni gato keza ni gato keza njyewe rero ndi umuhigi nzi kurasa nkaba n'umusare wenda kuzi kwakira amana umva ahubwo wowe umva ndi umufana komeza ngaho nyuma y'umufana ubundi ufatiye nimero yanjye unyandikiremo imbere ngo agasodeje ndayikura hejuru umva ndabikwemerera imbere ejo uzanywa yabyeri kujyana mu gishanga n'igishanga nta mafaranga ufite wazimbwira nkazandika ariko uyu mukobwa wamuneye ngo ni Kim gatema ariko Kim bakundoze shiri ni imbere njyewe no what the fuck ngende mu cyayi ngoma ndikumagara ngende mu cyayi sindi hano imyutingere nabonye umukobwa mwiza nabera kwa Godfather n'ubwa mbere mbonye umukobwa mwiza yaje wa musheri wanje uri cyiza uri seka neza nawe uri cyiza wambaye jeans wakuremo bya bitenge byawe je nakoze anniversaire narindi positinga ngiye gukora ikirori umva nzabatumira ejo agasoda kuko we umva mwebwe babiri aho ngaho ejo ndavuga na Godfather ejo uri munazanwa ka soda Imana ibishaka thank you ugu munsi nakoze anniversaire niwe ndi kubyina ndi kuzunguza imbavu kandi ngufite n'ikibuno na nyashi
nukurata Pamela Karame Pame uzi ko witiranywa n'umukobwa wanje mfite umukobwa witwa Pamela wawe ntitwabyaranye oya no mureke ibintu bya blague Pamela iryo zina warikuye imbere y'Imana umukobwa wanje yitwa Pamela ihogoza jo be ariko uri kubabona ndi kumwe nabo cyangwa ndi kurota umva nyenza barangiriza ko muri abantu mu ndangirira histoire hano waduhana bebe tukamuvugisha niko be mugabo ufite bebari batemba baragukubita oya no shiri wanje agiye kwishyuza amazi yo koga nawe ufite kubeshya ego man be ngwino ushyire mu ijwi gusa no mugabo nyeye ntabwo akunda kwiyerekana uri kubeshya ariko umugabo we yaratomboye cyane mama sure njyewe nkawe sheri afite ihoho dore imisatsi myiza igora ngizo misatsi wazishirishije hiki ngizo nta misatsi mugabo afite urazishaka ingo